Yesi reka rero nongere mbasuhuze mbabwira ni mumeze mute bantu banje. Ndabifuriza iki? Ndabifuriza kumererwa neza. Ndabifuriza umugisha utagabanyije uturuka ku Uwiteka umwami Imana ibarebe neza, Imana ibarinde ikibi n'igisa nacyo, Imana ibahe imbaraga, ibahe kubaho mumerewe neza. Banyarwandakazi, no muhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa ndabasuhuza mbabwira nti Imana kabisa ikomeze bashyigikire, Imana ikomeze barebe neza cyane. Yes! Shimira rero n'ubuyobozi bwacu, ubuyobozi bw'igihugu cyacu, mbashimira kabisa. Hari gahunda nyinshi tuba dusoma ibinyamakuru, iterambere, buri kintu cyose. Ahantu rero muri nyamuneka ndababwiza ukuri banyarwandakazi, mufite ubuyobozi bwiza, mufite igihugu cyiza, mufite umuyobozi mwiza. Nanababwira nti nyamuneka mujye mumusengera, mumwifurize ibyiza, mumwifurize kuramba, mumwifurize ibyiza byose, ndetse munamusengera. Abasenga mujye munamusengera. Dufite umuyobozi mwiza Uwiteka yatwihereye. Uwo rero niwe rwose tureberaho, niwe tugera intambwe. Iyo ashinguye natwe tugira gute? Natwe tuba duhari. Burya rero we kuko muzee wacu, perezida wacu akora neza. Umuntu wese rero ukora nabi, umuntu wese ubangamira abantu, umuntu wese usagakora ibitandukanye n'ibyo muzee akora, uwo muntu mujye mumwamagana, ntago ari byiza. Igihugu cyacu ntago ari uko kigomba kugenda. Igihugu cyacu tugomba gufuatiriya cyangwa se tugakurikiza ibyo umuyobozi wacu mukuru nyakubahwa perezida wa Repubulika atubwira cyangwa se atwigisha. Ni byinshi cyane. Hari bamwe bigenda binanira, niyo mpamvu ubona bamwe bagenda ukabona abantu baraha mu nzego kumva ngo bagiye. Ibyo byose rero usanga bamwe barananiwe izo nshingano. Reka rero nyamuneka tumushimire kandi tujye tumusengera. No muhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa tayari namaze kuhagera, nipo 5 kwa 5. Ubu muribaza ngo umutaramaje kuvuga kuki? Aje kuvuga kuki? Ngarutse na kureba pembeni bila kupepesa macho. Mimi nipo nimekuja. Nje kuvuga ku ikipe ya Rayon Sport. Narabibabwiye, naraje ndaripura, narababwiye inti inkuru mbazaniye. Yewe nta muntu numwe uyizi. Ntawe. Kukiriya nkuru iriya nkuru yaramvunnye, narayishatse. Reka nanabwire umutaramu rwose suruse yanjye, reka mubwire nti umbabarire, inkuru narayibomoye nyishyira hanze ndayibomagura, ariko abareyo bagombaga kumenya uko ikipe yabo imeze. Erega reba nk'ubu ngubu amatora ya Rayon Sport aregereje, assemblée tayari bagiye kuyikora. N'ubu nzi igihe izabera, nzi na avenue izaberamo, nzi na president wa Rayon Sport uzajyaho, ariko none ntago naza ngo ndipure, nugukumira. Kuko sinifuriza Rayon Sport kibi, sinifuriza Rayon Sport ko yangara nkuko hari bamwe babishaka. Never. Sinifuriza Rayon Sport kibi. Rayon Sport ndayanga, sinyikunda. Ariko kuyanga kwanjye sinifuza ko Rayon Sport igenda ikajya aho ngaho ikananirwa no guhemba ikagira gute. Rayon Sport iyikomeye, nongere mbigarukemo mu biganiro byanjye byose nagiye nkora. Iyo Rayon Sport ikomeye, APR ikomeye, izindi kipe ni utazimbwira. Icyo gihe ni usanga ari kufa kupona. Iyo APR itwaye igikombe gitwara ikimerita, iyo Rayon Sport gitwaye gitwara ikimerita. Niba mbeshya na mumvuguruzi, niba mbeshya mumvuguruzi, ariko niko bihagaze 5 kwa 5. Nge rero ntago ndi wa muntu wanga ikipe ngo mvuge ngo isenyuke. Reka dabira gatsindwa n'Imana. Ntago ndi wa muntu wanga ikipe ngo mvuge ngo nibura mikoro yo guhemba nishaka abakinnyi bigumure ntibaze gukina ntere forufe. Oya, ngwino mu kibuga turipurane. Kera igihe cyose Rayon Sport yagiye ikomera nibwo APR yakomeye. Wajyaga kumva ngo Raoul ngo yavuye Tanzania, ngo yazanye bitwa ba Masamake, yazanye bazizi Antana, bazizi Barinda, ukumva ngo yazanye ba Mudeyamoni, ukajya kumva APR nayo yazanye bitwa ba Rafiki Bob, ukumva bazanye aho bita ba Mukandira Pierre Isa Kitenge, ukumva yamanuye abitwa ba Makoyi, ukumva yamanuye abitwa ba Titus Murama nabande, ukumva yazanye Kaizi Vincent, ukumva yazanye ba Tabura Abubakar, ukumva yazanye ba Kadogo Harimasi nabande. Icyo gikipe zabaga zimeze gutya ari mbiri.
Rayon wajya kumva ngo ba Jeremia ngo bahageze ngo nabakarisa kase ngo bari igoma ngo ariko ngo kuko match ya APR ngo na Reza itariki zinizi ngo imodoka yamanutse ngo abitwa ba Kamari ngo abitwa bande ngo bagiye kuzana abakinnyi ukumva ngo abitwa ba Prosper ngo nabande ngo bamanutse ngo bagiye kuzana abo bakinnyi ngo bazaze ngo kuripura ukumva ngo abitwa ba Migambi ngo nabande ngo bagiye kuzana abakinnyi ibyo bintu byabaga biryoshye malaria aho Rayon Sport yakoraga imyitozo wasangaga hapfuritse bateraga ikamba hariya barangiza bakishyuza inote y'igihumbi abantu bakayitanga abandi bakabura aho bahagarara cyane kuko ndibuka imyitozo myinshi ya Rayon Sport twe twajyaga tuza kuko twabaga tuvuye muri lise hejuru muri lise do Kigali twaciga hariya twashaka no kurungo ko bakatwishyuza tukikomereza tukagenda iyo twashakaga umwitozo wa APR twarazamukaga tukigira muri kan Kigali niho twajyaga kurebera imyitozo ya APR muri kan Kigali izo kipe zabaga zikomeye imwe ikagura umukinnyi w'umuhanga indi kamugura muribuka makengo nta mwarara ngo ese ngo nta mwarara muribuka ibyo byose yabaga ari vuta ari kuvute irakomeye APR irakomeye hazacu wambaye ninde bajya gukina imbuyu twite kabange twite bahageze abitwa ba mapu yarema ibitego papa binjira bibiri my godness abafana baragendaga bagacururondogoro hari nge rero iyo ambiance niyo nifuriza abafana iyo ambiance niyo shaka iyo ambiance niyo nzima iyo ambiance ni ikipe ya Rayon Sport igomba kugendera muri uwo mujyi cyane iyo niyo Rayon iyo niyo Rayon Sport mambo ya Rayon Sport ikomeye APR ikomeye ibyo rero ngiye nibyo mba nifuza mutazagira ngo gutya ngo ariko ngo Taifa ngo wasanga warahindutse waragiye muri Rayon gufana Rayon Sport reka mbagwiza ukuri gufana Rayon ariyo kipe isigaye yonyine umupira nawe ucikaho ntago najya njya kureba reka da ariko ngiye mashaka Rayon ikomere APR ikomere umuriro wake Rayon kubitani biten igenda APR kubitani biten sezo eshatu Rayon nayizi kubitani biten sezo iyo niyo izo ni iwone wo mupira naho suzaza ufatire utsinde Rayon ananiwe guhemba gukira ngo nakanyenyeri kugura ngo muhire Kevin akanyenyeri buri gihe akanyenyeri abantu nibagera hose bakanga bakanigumura bizagenda bite bakanga no gutanga ayo mafaranga ibyo bintu ni bya failinze twagiye tubibona reka rero mbazanira makuru hari byinshi nari bwinjiremo ariko ngewe Taifa nkange waripuye nkabaripurira ibingibi ko Rayon Sport igiye kugurisha imigabane nkababwira ko score tayara amafaranga hari bo ni igihe gusa cyo kwemera hasigaye bakayadepoza kuri konti 49% score tayari abandi numvishe muribuka amaradiyo yarabatumiye bagenda bavuga ariko bakavuga gutya bagataruka ntibagiye bapresiza ariko ngewe ndabizi ndapresheje iyo bita score tayari byararangiye bo ni igihe gusa no kubabwira bati byarangiye basinyana amasezerano tayari score igirite yishu kuko ni yibeshye ikagiramo gutya singiye kubabwira ariko hari indi company iri tayari imeze gukira runono ivuga iti twebwe tutamwanga pesa kandi iyo company singiye kubabwira ngo ni yihe ariko ni company igendanye n'ibintu byitumanaho igendanye n'icyo bita mitandao singiye kubabwira ngo ni izihe ubwo namwe murabizi bigendanye company zicuruza umuyaga namwe murazizi ariko singiye kubabwira ngo ni yihe ariko nayo iri mbiri imeze gutya na score igira gutya yibeshye ivuga ngo turagira gutya ntiyacacambuye ariko score yiri tayari kuko yo ni nka yo yamaze kuvuga iti twebwe nubundi twari dusanzwe turabafatanya bikorwa rwose munibeshye ibyo bintu mukabigira mwamuna duhemukiye kandi koko Rayon yabihemutse kuko mu nzove babuyubakiye ibibuga bagira gute score na Rayon Sport barabanye ku buryo bukomeye cyane nkeka rero no gutandukana byagorana cyane rwose yabikoza amakosa ni nkuko abubana n'umudamu mwiza umudamu w'ingeso nziza umudamu gukundira abantu gukundira umuryango ukajya kumva ngo watandukanye nawe icyo gihe biba ari ibibazo bikomeye cyane n'uwiteka ntiyakubabarira niyo mbabwira nti rero ngewe ndamuzi president uzayobora Rayon Sport ndamuzi yemwe n'ubu mvuze ikiganiro ibyakozwe ndabizi
ibyo barimo byose ndabizi nuko nanga kugira gute gukoma rutendere. Ubu ndimo ndakumira kugira ngo batinyitwaza ngo bavuga ngo Taifa waripuye ibintu byacu bikira hanze, abahetazi cyangwa ibiki baraza barabibirindura. Kuko Rayon Sport abantu benshi siko bageze gute, siko bishimiye uyu mushinga. Harimo batawushaka, harimo abavuga bati twebwe aho twariraga, aho twaboneraga indonke, aho twaboneraga iki, nibiza bikagenda gutya abantu bagatangira kugurisha imigabane, tuzarira he ibintu uko bizakomera. Ndababwiza ukuri, uyu mushinga hari bamwe muri Rayon Sport bawusamiye mu kirere. Hari abareyo bukuri bamaze kuwakira, hari abakuriye amafani club benshi bamaze kwakira uyu mushinga. Baranavuga bati mbese uyu mushinga kuki utari waraje mbere. Nongera gushimira abantu bateguye uno mushinga. Reka mbabwire muri abantu b'abagabo, ariko ni no mu gihe, kuko abenshi n'aba businessman, abenshi bafite amafaranga yabo menshi, abenshi bafite imishinga yabo n'ubundi batunze, abenshi n'abacuruzi bafite amafaranga menshi, abenshi bazi gushaka amafaranga, bazi uburyo amafaranga aboneka, bazi buri kintu cyose. Urumva rero abantu bameze gutyo ibintu byose babishyize ku murongo. Erega burya ibintu byose no gufunguka mu mutwe. Abantu benshi rero uwo mushinga barawushimiye, abantu benshi uwo mushinga bavuze bati ahubwo urimo gutinda. Amakuru mfite hari benshi mu mafani club barawishimiye, ndetse bitanatunguranye muzaba mureba Rayon Sport igiye gukora ikintu gishya. Gusa icyo na conseil ya Rayon Sport, icyo naba conseil, nongera no kuvuga hari abantu benshi buriya bitirira Rayon, ugasanga abantu bafite n'imigambi mibi ku gihugu cyacu baritirira Rayon, ugasanga ari ibintu by'ibigarasha byitwikira ubugarasha no kwanga igihugu byose, ukumva ngo twengo turi za Rayon, ukumva byinshi biritirira Rayon Sport kwa jina la Yesu. Rayon Sport ni ikipe y'abanyarwanda. Rayon Sport ni ikipe igomba kugendera ku murongo. Rayon Sport ni ikipe igomba kugendera ku mahame y'igihugu. Rayon Sport ni ikipe y'abanyarwanda bakunda igihugu. Abandi babyivangamo mu terere hanze, bakunzi ba Rayon Sport, umuntu wese ushobora kuza kubivangamo no gutukisha izina Rayon Sport, mushyire hanze. RIB irahari, mumwereke RIB, muvuge muti uyu muntu arimo arazana ibi nibi. Kandi nizere ko abareyo bamaze gukanguka ku maso, nta mureyo ushobora kwemera kugwa mu cyaha cyangwa kugwa mu cyago cyo kuza kwigishwa ibintu bya fake, byo kuza gupinga, byo kuza kugira gute, kwigomeka ku buyobozi, byo kuza gupinga ubuyobozi. Igihugu cyacu tugomba kugikunda, sport ni hibera, kipe zacu ziri mu gihugu, tugomba gukurikiza gahunda z'igihugu, twese tugakunda igihugu kwa ujumura. Byaba ari na ngombwa no kugipfira tukagipfira. Rayon Sport rero ifite ako kantu kanuza kabi ko kumvanga ibi nibi, ibigarasha byose byanga igihugu birihisha muri Rayon, ibivuga bite bikihisha muri Rayon. Kubera iki? Kuko Rayon ifite abafana benshi. Ugasanga n'abafite imigambi mibi barabihishamo. Abo mu bavumbure mu bashyira hagaragara, ikipe yanyu ikomere itera imbere. Nibyo twifuza cyane. Iyo mikino iza ari uko igihugu gifite umutekano. Iyo mikino ibaho ari uko abaturarwanda batekanye. Iyo mikino iza ari uko abanyarwanda biga, ari uko imibereho myiza, buri kintu cyose, imyidagaduro iza nyuma y'ibyo byose. Nitwe rero tugomba kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu, nihazagira abantu benshi baza kubigira gutya. Mubagaragaze, mubashyire hanze. Twebwe niba ari imikino ni imikino, igihugu cyacu kigatera imbere. Ari wowe ubigizemo uruhare, nanjye, nawe, n'undi. Cyane rwose. Nibyo nababwiraga nti rero umureyo aho ngewe uzaba president wa Rayon Sport ndamuzi. Amafani club uburyo bazatora ndabizi. Buri bintu byose ndabizi. Umushinga wamaze kwemerwa barawukunze bose. N'umuntu uzaza mukamureba yanga uwo mushinga wa Rayon Sport, muzamenye ko uwo muntu adakunda Rayon. Ari ba bafana b'inzaduka, ari ba bandi bari aho ngaho badashaka ko Rayon itera imbere. Abo ngabo muzamenye ko ari ba bandi bari aho ngaho. Umushinga barawupresence, barawuvuze, mwumvishe ko ari umushinga mwiza. Umuntu wese wiyaminiye azagura imigabane 51% irahari. We mufana wa Rayon wiyaminiye, agenda nawe uvuga uti nanjye ku bihumbi byanjye 30 nguza umugabane. Muri mubiki, mureke ikipe itera imbere, mureke ikipe yanyu itera imbere.
Ibyo Rayon Sport rero nibimara gutungana na Kiyovu izinjiramo ibikore gutyo, kuko Kiyovu nayo ifite abafana. AS Kigali nayo haza umushoramari nawe amenemo. Fabrice avuga ati nanjye AS Kigali why not ntayigura. Fabrice aza ati kipe ni ndayiguze imigabane ni ayihahibiye ye kongera kwitwa AS Kigali. Kuko niba tubona kugeza ubu ngubu ijya no kubona amafaranga bigoranye, icyo gihe Fabrice avuga ati nanjye ndayihashye. Kiyovu Sport mwimennye inda, kuko Yovenari yarafite imigambi myiza, Yovenari yaberetse icyo gukora muramwanga. Ngo aje kubicira ikipe ngaje kugira gute. None ubu ngubu ikipe irimo iradidimiye, ishobora no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Kubera iki? Kubera ubupingayi bwanyu, ngabitwa bande harya ngo nabitwaga ngo ba general. General araza bakubita ikiwani ngo afite amafaranga no gutanga prime biramunanira. Ibyo ni ibintu rero mubona. Ariko Rayon Sport amakuru doraratsindagiye ameze gutya, mbameneraho ibanga. Ariko se mbameneraho ibanga byaba ari bibi. Ishobora kubameneraho ibanga nkababwira none aho uzaba president, nkababwira uzaba vice president, nabagenda na bose nkabatondekera nkababwira n'uzaba umubitsi kumanuka. Ariko ikibazo naba mbyishe naza nkabanda bidubanganyije, ugasanga mu bintu byose byanyu mwari mwateganyije ugasanga biranze. So njyewe ndimo ndabikurikirana hafi, ndetse n'imboni yanjye yambwiye iti buretse kandi nyereka n'imbogamizi, koko mbona imbogamizi zihari, n'imbogamizi zikomeye. Yazinyeretse arambwira ati none aho biripuwe bishobora kugira gutya na gutya na gutya na gutya. So bareyo reka mbabwiza ukuri, nk'uko iyi nkuru mubizi ko ari njye nayibaripuriye bwa mbere. Hari benshi batabyemeraga nza nkayikora, hari benshi batabivuzeho rumwe, hari benshi batayakiriye neza, hari benshi batagize gutya. Ariko ngiye mbazi ko nyifite, naranabibabwiye ndababwira nta muntu nta n'inyoni izi ibingibi uretse umuhungu wa Ngarambe. N'ibindi rero kambabwire mwabareyo mwe bari mu ngenge, ibintu ni byiza, ibintu byamaze kujya ku murongo. Abazayobora ikipe ya Rayon Sport ni fresh, ikipe yanyu nizongera kubura guhemba. N'ikimenyimenyi mugiye kureba abakinnyi mu manura mu kwezi kwa mbere, mugiye kureba intwaro Rayon Sport imanura kwikubitiro miliyoni 700 ziri ku meza hariya. Ayo makuru nyabahe ziranarenga, reka ne kuvuga byinshi ariko ziranarenga. Hari abakinnyi mwari musanzwe muzi Rayon Sport izashyira kuri bench. Rayon Sport igiye kugiza mu ikipe iguremo bya bindi muvuga ngo iguranga amasezerano cyangwa ngo abantu barangije. Reka da, Rayon Sport igiye kugigenda ijye muri polisi ivuga iti twebwe niba ari uyu dushaka, niba ari kirongozi njyo bamukuremo. Ahantu hose Rayon Sport izazitereka ku meza, niba yafata bayafate, nibanga banga ijya handi. Ibyo ndabibabwiza ukuri, Rayon Sport imeze neza, gahunda zose ziri ku murongo. Ndababwira ni ngewe ubwino bwose ndabufite bumeze gutya. Nababwiye n'igihe asambura izabera n'igihe amatora azabera ndakiza. Ariko reka ncaceke nkumire, yemwe n'ahantu bizabera ndahazi, no muri sare bizaberamo 5 kwa 5. Mbivuge cyangwa simbivuge, ariko naba nkoze majyabo. Oya, nimwihanganeho gato. Ariko ni iminsi itabari nakoreka mbececetse ko mu minsi mike cyane abareyo muraza kuba mwamenyeshejwe perezida wanyu, vice perezida wa mbere no kabiri n'ababitsi nibigiye kumanuka, muzabamenye. Nibwo bazabazanira imishinga migari ya Rayon Sport, nibwo bazabazanira uko Rayon Sport izabaho. Yemwe ndetse n'iki gikombe cya shampiyona basaze basizoye ko bagishaka. Byakomeye, iki gikombe baragishaka kukabi nakeza. Ndetse no mu migabo n'imigambe ejo bundi kuzatorwa narahira azabibabwira imbere yanyu ko icyambere aje gutwara igikombe cya shampiyona iki kirimo. Agiye guhangana sasa ni timu ya APR, kuko nizo kipe ebyiri zonyine tujya tuvugisha ukuri, nta zindi kipe. Mwarebonye polisi irimo irawaya hari Kiyovu yo haipo,
AS Kigali yo rwose nubwo ngiyoboye ariko murabizi ni igihe gusa kuko hari ikipe zifite ibirarane byinshi zigeze zikira. Nta yindi kipe indi mwambwira ni iyi ikipe nize ebyiri gusa nizo zigomba guhatanira igikombe cya shampiyona mu nshingano zikomeye mu kwiyemeza gukomeye. Perezida mushya ugiye kuza nzi nonaha mucyo azatangaza amaze gutorwa ni igikombe cya shampiyona we ngo aragihabareye. Simbizi bizaca mu zihe nzira bizanyura hehe ariko ngo aragihareye. Ubwo ku rundi ruhande APR nayo irabwira iti natwe turabiteguye. Ibyo muvuga ngo ibiki n'ibiki reka twesurane turebe ninde mugabo. Murumva ukuntu bihagaze, murumva ukuntu byestaye. Uko niko byestaye, niko byestaye. Reka rero ngiye mvuga inti mbicisha amatsiko ariko ndababwiye ibintu bya Rayon Sport byose byamaze gushyirwa ku murongo. Ibintu bya Rayon Sport byamaze kwigwaho neza. Umushinga wa Rayon Sport umeze neza cyane. Umushinga wa Rayon Sport benshi barawushyigikiye. Nubwo hataburamo kidobya nyine n'iki byose. Ariko umushinga wa Rayon Sport ni mwiza. Kuba wumva mu matwi yabo ni mwiza pe. Ugiye gukemura ibintu byinshi. Ugiye gukuraho Rayon Sport dependinga ku muntu. Rayon Sport ngo yadependinze kuri ibi. Ukumva ngo Rayon Sport niba score itayihembeye ntibaho. Ukumva Rayon Sport amafaranga gutya na gutya ukumva gute abantu barimaze benshi barakishyuza Rayon. Harabagiye bata amafaranga yabo murabizi bagiye bayajugunyamo. Abitwa SADATE yajugunyamo amafaranga ye menshi. Abitwa ba MUVUNYI amafaranga yabo yarimo ni menshi. Ba Yusufaji mudaheranwa amafaranga yabo arimo ni menshi. Ba Prosper batanze bo sinakubwira n'ubwatsi anayishyuje sinzi ko babona icyo bamwishyura. Bashyizemo amafaranga yabo menshi bari abagabo. Rayon Sport rero uyu mushinguje ugiye gutuma Rayon Sport ibaho nta kuvuga ngo iradependinga ku muntu. Rayon Sport ubwayizi brandinga, Rayon Sport ubwayizi curuza. Narayibabwiye hari ikintu banze kubabwira banahishe. Nababwiye icyo bita Rayon Sport Estate. Aho ayo mafaranga bazajya muri banki bakabaha amafaranga bakagenda bakagura imidugudu. Atirist byiburi zazigenera Rayon Sport cyangwa si hari Rayon Sport amake miliyoni 50 buri kwezi. Ayo mafaranga ni menshi cyane ku buryo yahemba n'indi mishinga ikagenda ikorwa. Rayon Sport rihagaze neza, Rayon Sport imeze neza, ibintu byose bihagaze neza cyane. Nabandi benshi batashyigikiye icyo kintu mugomba kugishyigikira kugira ngo Rayon Sport igende neza. Icyo mu murongo mwiza. Yongere ikomereze ku ruhando mpuzamahanga. Riyongere ibereyo. Nuko rero bihagaze. So, kuyavuga siko kuyamara. Iyi ni nka episode ndakubwiza ukuri. Ubwo byinshi tuzagenda tubigarukaho. Ku munsi w'ejo nzavugana n'umutaramu wanjye. Ibintu byose bayari kuma gushyira ku murongo niba byarangiye kuko byinshi nababwiye ndabizi ariko hari byari bitaratungana neza kugira ngo ndipuri iyi nkuru. Niyo mpamvu narinje kubabwira kugira ngo mumenye ikipe yanyu ukuntu imeze. Hanyuma nzabatangariza buri kintu cyose. N'igihe amatora azabera n'umunsi n'isaha naho bizabera. Ibyo byose ni kuri agenda. Ibyo byose ndabifite. Just nukumbwira ngo go ahead. Nukumpa go ahead nako. Yakambwira ati ndereye mbere kwa mbere. Nanjye nkaza nkabaripurira nkababwira uko gahunda zose zifashe. So, no muhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share ndetse munakore na like. Like zanyu ni mukomeze kabisa mukandeho. Mukomeze mukandeho, mukore like nyinshi hanyuma dukomeze tuzamukane kandi ndababwiza ukuri ko tuzakorana ibintu byinshi kandi bigize gute biri ku murongo. Biri ku murongo. Ubire ndayifite gutya inkuru zayo zose za Rayon Sport ziba ziraha mu kiganza my friend. Narababwiye sinjya niburira. Sinjya niburira buriya ngo kwa meya ntushobora kubura ikote. Ntibibaho. Siniburira habari kemkemu mba nzifite. Ndababwiza ukuri rero ibintu ni munagi, ibintu ni barabara, ibintu ni shwadiri, ibintu ni byiza cyane muri mubiki. Ibintu birakomeye.
barahiye igikombe cya shampiyona ngo baragishaka bigiye gukomera igikombe kiratwarwa umugabo gisibundi. Reka rero dutegereze turebe. So muri abantu b'abataramu, muri abantu bazima cyane, reka mbabwire rero nyamuneka nkuko bisanzwe umuhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore like ndetse mukore na share, tuzaba tubana buri gihe kandi turi kumwe 5 kwa 5. Asanteni sana, reka mbabwire rero ibihe byiza cyane.